kwihana ibyaha byabo kugira ngo bababarirwe. Erega ubutumwa bwiza ntibukoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Nawe bwizere n'iryo banga ryo gukiranuka, rihindura amateka y'umuntu akaba icyaremwe gishya. Yesu Kristo yihishurira umunyabyaha, umusaraba we ukamutera kuzinukwa icyaha n'ububata bw'isi. Uciye bugufi akatura ibyaha bye byose arabibabarirwa pe. Erega ubutumwa bwiza ntibukoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Nawe bwizere n'iryo banga ryo gukiranuka, rihindura amateka y'umuntu akaba icyaremwe gishya. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, agahindurwa mushya n'umwuka w'Imana, akaba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Haleluya! Ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo, iryo zina twahawe ryo gukirizwamo. Bene data zirikana ko nawe uzakizwa imirimo itegetswe n'amategeko. Icyo wakora cyose ku bwawe nshuti, menya ko ari umuvumo gusa, ariko ubuntu bwa Yesu burahagije utwe dushyitse dukora imirimo myiza yose. Erega ubutumwa bwiza ntibukoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Nawe bwizere n'iryo banga ryo gukiranuka, rihindura amateka y'umuntu akaba icyaremwe gishya. Erega ubutumwa bwiza ntibukoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Nawe bwizere n'iryo banga ryo gukiranuka, rihindura amateka y'umuntu akaba icyaremwe gishya.